yirode bari kwa Makiri ngiye wari ugiye kuba umubikira Mana dutabare cyane angirira neza yemera ko hari ahandi anyuza matambuka neza uyu munsi ndi umugabo wo guhamya ibya Yesu umukinyi mu kibuga iyo adatsinze ahora yitoza kuba umukinyi mwabonye umukinyi uhagarika match kahora arakina sakarangiza akajya kuryama kahora akina ndagira ngo nkubwire uzabimenye Imana yahaye Yesu ibintu byose biri muri Kristo niba ibintu byose biri muri Kristo kuki Yesu aza kugushaka ukanga kumwakira nk'umwami n'umukiza ku bugingo bwawe ni abakunzi b'ubugingo bwiza TV reka tubifuriza amahoro y'Imana kuvugwa neza muri iki gitondo jewe nitwahirwa Aime murabona ko tutari kumwe twenyine turi kumwe n'umubyeyi wihaye Imana Evangeliste Mukaribiya Pascasia reka tumwakire kuri kamera yacu yibwira abantu bose bamukurikiye hanyuma anadusengera Imana akomezeho atubwira iki Imana mushyize ku mutima we kandi ndabizi neza ko byo bugiye ibihe byiza nyuma ku majwi n'amashusho turi kumwe na Edimo Imana ibahumugisha mu izina rya Yesu karibu mama. Murakoze Imana ibahe umugisha kunyakira ku bugingo bwiza TV ni Evangeliste Mukaribiya Pascasia. Imana yongeye gushima ko uyu munsi tuganira ku ijambo ry'Imana binyuze ku bugingo bwiza TV. Rero ndatinze reka dusenga Imana hanyuma dusome ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. Turaza gusoma igice cya 15 turaza guhera ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa 10. Icyo Mwami Imana ashaka bari cyo kibaho. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe nibuze bwogere mu isi yose, nibuze bugere kubumva ijambo ryawe, ubwami bwawe nibuzenguruke mu nshuti n'abavandimwe badukurikira umunsi ku munsi, haba hano ku bugingo bwiza TV, haba kuri Mukaribiya TV ndetse n'izindi channel zose, haba Mwami Imana Nyiringabo mu materaniro atambuka ku social media zitandukanye. Twese turakwifuje kandi turagukeneye. Icyubahiro cyawe nicyogere mu isi yose. Ubwami bwawe nibuza burahindura ibyanze guhinduka. Ubwami bwawe nibuza bugasura umuntu wese bukamusanga iwe. Haleluya! Ndasenze ngo ubwami bw'Imana bugusange iwawe, ubwami bw'Imana bugusange mu icumbo cumbitsemo, ubwami bw'Imana bwogere mu muryango wawe, ubwami bw'Imana bwogere ku buzima bwawe, kandi ubwami bw'Imana busendere mu byo ugerageje gukora byose. Nyemerera rero duteguye imitima yacu twese duteguye imitima yacu, nabo n'abagiye kumva ijambo bateguye imitima yabo kugira ngo imbabazi zururuke zitweze, hanyuma turye tunezerewe kandi twishimye. Urakoze Yesu kuko ari wowe udusohokanye kugira ngo tuganire mu izina ryawe ryera. Amina. Yesu acira abigishwa umugani w'umuzabibu n'amashami yawo. Tugiye kuganira ku kintu bita kuguma muri Yesu. Ndi umuzabibu w'ukuri kandi data ni nyirawo uwuhingira. Ishami ryose ryo muri nge ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. None mumaze kweswa n'ijambo nababwiye. Haleluya! Mugume muri nge nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri nge. Ninge muzabibu namwe muri amashami, uguma muri nge nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Umuntu utaguma muri nge ajugunywa hanze nk'ishami ryumye,
maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro agashya. Nimuguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ibyo nibyo byubahisha data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye. Murongo wa 9, uko data yankunze niko nanjye nabakunze, nuko rero mugume mu rukundo rwanjye. Nimwitondera amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye, nk'uko nanjye nitondeye amategeko ya data nkaguma mu rukundo rwe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Kuguma muri Yesu ni iby'igiciro gikomeye. Kuguma muri Yesu ni iby'imbaraga. Niyo ntego y'ijambo nkuzaniye ngo guma muri Yesu. Nuba umugenzi ujya mu ijuru, cyangwa niba uri we, cyangwa niba ushaka kuba we, ndakwifuriza kuzaguma muri Yesu. Abantu bagumye muri Yesu bagiye babonera amahoro, bagiye babonera uburuhukiro. Abantu bagumye muri Yesu buzuriyemo imbaraga. Abantu bagumye muri Yesu bararya bakaryama bagasinzira bakizigura, kuko umutekano w'ijuru ubura aho ngaho. Bibiliya itubwiye ko ari uyu mugani ari Yesu wawuciye. Uyu mugani rero yawuciriye aganisha ku muzabibu n'amashami. Reka turebe igiti. Igiti kigira imizi gihagarariraho, kandi iyo mizi ishora mu butaka, kandi igashora mu butaka burimo amazi. Mu yandi magambo, iriya mizi ikurura amazi ari mu butaka, hanyuma akazamuka aciye muri ya mizi, agahingukira agenda kugaburira amatabi. Niyo mpamvu ujya ubona ko igiti gitoshye. Niyo mpamvu ujya ubona ko igiti gifite ubuziranenge, nuko kibona amazi. Umuntu unywa amazi ashira inyota, kandi nta mazi nta buzima. Bene data, nshuti z'umusaraba, niyo mpamvu nkubwiye ngo guma muri Yesu. Iki giti n'amashami yacyo, Bibiliya yatubwiye ko kuko igiti n'amashami bigereranywa n'umukristo ufashe kuri Yesu. Rero kandi uyu muzabibu ni Imana, niyo nyirawo, kandi uyu muzabibu Imana niyo iwuhingira. Iki giti ni Kristo, ishami ni nge, ni wowe n'abandi bose bamwemeye, cyangwa se bamwemera, cyangwa se bazamwemera nk'umwami n'umukiza ku bugingo bwabo. Imana ishimwe cyane. Rero ufate igiti gishoreye imisi mu butaka, kandi mu butaka hakaba harimo intungamubiri, kandi izi ntungamubiri ziri mu butaka zikaba harimo n'amazi, bikaba bituma igiti kimererwa neza. Niyo mpamvu muri Yeremiya 17:17 hari amagambo meza abitubwira, kuko hahirwa igiti cyatewe iruhande rw'umugezi. Iki giti gitewe iruhande rw'umugezi ni ukuri no mu mpeshyi n'igihe cy'amapfa cyera imbuto. Imana ishimwe. Impamvu uri muri Kristo ukaba ushishe, nuko muri Kristo harimo intungamubiri. Muri Kristo harimo ibitunga umubiri n'ibitunga ubugingo. Niyo mpamvu yavuze ngo abamwemeye bose bakizera izina rye bafite ubushobozi. Haleluya, 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 haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo ese wakwibereye ishami rifashe ku giti? Wakwibereye ishami rifashe ku giti? Reka nkubwire ibintu bishobora gutuma ishami ridafata ku giti. Ni igihe ishami ryatangiye gusaza. Rishobora gusaza ryariwe n'imungu, rishobora gusaza ryatatswe
n'udusimba two mu kirere cyangwa se two mu butaka twazamukiye ku giti. Kandi iyo ibitabi bitakiri ku giti birangira itabi amashami. Iyo amashami atakiri ku giti yariwe n'udusimba, na rya tabi bujya riba ryatangiye kononekara, igiti kigasigara kiri cyonyine. Ndashaka kukubwira aya magambo ngo naho utakubaha Yesu azahora ari Yesu, naho utamwizera azahora ari Kristo, naho utamuvuga neza azahora ari Kristo. Icyubahiro yagikuye kuri se Imana Data, kandi ikindi cyubahiro yagikuye mu rupfu azutse. Tumubonye akuwe mu rupfu, icyubahiro rwose yaragihawe, none n'iteka ryose reka nanjye nyimuhereze. Amen. Bene Data bakundwa, nshuti z'umusaraba, ese uri ishami bwoko ki? Ese ufashe kuri Yesu? Niba udafashe kuri Yesu, amasengesho wasenga ntacyo yamara. Niba udafashe kuri Yesu, kwiyiriza ubusa kwawe ni zeru. Niba udafashe kuri Yesu, kumuvuga ku munwa gusare wapi. Niba udafashe yeta yasiriwe rebore stansoma. Niba udafashe kuri Yesu, ntaho uva nta naho ujya. Ariko niba ufashe kuri Yesu, uragira amahoro mu mutima, ugira ubuzima, ugira umutekano, icyubahiro, ubukire ndetse n'ubugingo ku muntu ufashe kuri Yesu. Iyo ufashe kuri Yesu wuzura n'abanzi bawe. Iyo ufashe kuri Yesu akwambika igikundiro n'igitinyiro. Iyo uri muri Yesu, iyo urimo neza, nawe akakubamo neza, agenda gukorera surprise pour le siècle de siècle. Ibihe n'ibihe agukorera ibitangaza. Reka nkugire inama, ntabwo wavuga ngo uri muri Kristo ugisamba. Ntabwo wavuga ngo Kristo ari muri wowe uri umujura. Ntabwo wavuga ngo Kristo ari muri wowe uri umusinzi. Ntabwo wavuga ngo Kristo ari muri wowe imbabazi warazigize nk'ubutunzi bwawe udashobora kuziha abandi. Niba ufite Yesu, Yesu akaba ari muri wowe, muhereza abandi. Mwene so n'umucumuraho cyangwa nagucumuraho ukamubwira ngo ndakubabariye, imbabazi ni Kristo nizo Imana yaduhaye, uzaba umuhaye Yesu. Ndashaka kukubwira ngo nukuri twe kwiyorohereza, twe kumva yuko hari aho twageze. Umukinyi mu kibuga iyo adatsinze ahora yitoza kuba umukinyi. Mwabonye umukinyi uhagarika match, kahora arakina sakarangiza akajya kuryama, kahora akina. Ndagira ngo nkubwire ngo duhora twiyeza, nuguhora wiyeza nkuko umukinyi ahora akora entraînement. Nuguhora twiyeza ndetse kurenza. Impamvu akora entraînement ni ukugira ngo atazatsindwa, ni ukugira ngo umukino wiwe atazaburamo igitego. None se mwe munyamasengesho kuvuga ngo Kristo ari muri wowe, nawe aba muri wowe, imirimo yawe, ingeso zawe zikaba zidahura n'ibyo uvuga, bimaze iki? Reka nkubwire, ushobora kutitangira ubuhamya, ariko ibyo uvuga, ibiguturukamo, ukuganira n'abantu, n'ukugendana n'abantu, niba bazagutangira ubuhamya. Ujya iyo ushaka kugira ibanga ubika mu nda, kuko ubitse mu nda ntawe umwiba. Ariko ubikije mugenzi we arasesa gusa, arasesa ya magambo arayavugagura. Nta nshuti yindi baho nka Yesu. Umuryango wawe kwanga, inshuti zikakwanga, ariko uri muri Yesu, igihe kikagera agagukorera igitangaza kitazwi. Nuba muri Yesu nawe akaba muri wowe, nk'uko ijambo ryakwejeje, nukuzera imbuto. Haleluya! Bene Data, nubona umuntu avuga Yesu ariko nta mbuto, uzamenye ko iryo tabi ritari ku giti. Nukuri uzabimenye. Imana yahaye Yesu ibintu byose biri muri Kristo. Niba ibintu byose biri muri Kristo, kuki Yesu aza kugushaka ukanga kumwakira nk'umwami n'umukiza ku bugingo bwawe? Niba ibintu niba umushinga wawe uri muri Kristo ukabutera Yesu umugongo, twebwe ntitubibona ko wawe umuteye, ariko noneho imyitwarire yawe
n'imbuto wera birabitwereka. Ni ukuri pe, kuko Bibiliya yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto. Imbuto zawe, imigenzereze yawe, imvugo yawe bizatugaragariza niba uri muri Kristo, niba nanjye ndi muri Kristo. Mu yandi magambo nakawa muri waririmbye korasi ivuga ngo genda neza witonze, genda neza witonze, genda neza witonze, utwaye amabanga y'Imana. Umuntu utwaye amabanga y'Imana aba ari muri Kristo, Kristo akaba muri we. Reka tujye inama, nkunda kuganira, niko Uwiteka avuga. Kandi abajya inama Imana irabasanga. Mubyeyi, mukobwa, papa, nawe mama, nawe musore, tubwizanye ukuri. Ntiduce ku ruhande. Umuntu Kristo atuyemo ariba, umuntu Kristo atuyemo arasambana, umuntu Kristo atuyemo arasomana, umuntu Kristo atuyemo araheheta, umuntu Kristo atuyemo haba umwesikoro, umuntu Kristo atuyemo yabeshya ko ari ahantu adahari, umuntu Kristo atuyemo abeshya yuko yaba ari muri mishinga runaka atayirimo, umuntu Kristo atuyemo abasha kugambana koko. Tujye inama ni Uwiteka avuga. Urumva aho hantu iyo mitima Kristo yicayemo koko. Tujye tubwiza ukuri, tureke gutera waraza, tureke kuba igipindi, tureke gushakira indonka aho zitari, tuvuga Yesu nabi. Reka tujye inama, banza witekerezeho muvuga buto. Ibyo uvuga bikubamo, ibyo uvuga nibyo kora. Aho ujya niho ukwiye kujya, aho wicara aho ni wisumbukuruza koko pe. Mureke tugarure Yesu agaciro, mureke tugarure Yesu agaciro, kuko yavuze ngo nimuguma muri nge amagambo yanjye akaba muri mwe, ngo musabe icyo mushaka cyose. Ukomeje muri iki gice gusoma hasi y'umurongo w'icyo, iri jambo ryawe ryambereye ubuhanuzi bukomeye. Kuva nakwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ryambereye ubuhanuzi bukomeye. Niyo mpamvu naho nakwiruka muri Bibiliya yose, iri jambo rishobora kuncuguta, rikancuranura, rikanyimika muri Yorodani, rikongera rikankuramo, rikampa kuzura umwuka wera, kuko ni Yesu wabyivugiye ubwe. Yaravuze ngo nimuguma muri nge amagambo yanjye akaba muri mwe, nzasaba Data. Ngaho mbwira ukuntu niba uvuga ibigambo ukavuga kuri muri Kristo, reka nkubwire agashishi k'umukara, kwibuye ry'umukara, mu ijoro ry'umukara, Yesu ajya kabona. Ibiri inyuma iwawe sibyo tureba, ahubwo tureba imbuto zibikuvamo. Ntabwo tuzakangwa n'icyuri cyo, ahubwo tuzanezezwa n'icyubereye abandi umumaro. Kuba wavuga Kristo ariko simukubonemo cyangwa ngo ngewe umumbonemo bimaze iki? Kandi twe tugwize ibyaha mu isi, tukababaza Imana, tugatuma Imana igira umubabaro. Umuntu uba muri Kristo afite imbabazi, umuntu uba muri Kristo ni umurwaneza, ni umunyampuhwe, agira ibihe byo kubana nawe. Umuntu uba muri Kristo yitangira abandi, uba muri, mbese mu yandi magambo indangagaciro za Yesu Kristo nizo umuntu uba muri we agenda, nizo umuntu uba muri we akoresha. Rero niba uvuga ngo uririmba Kristo kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru, abantu batabona imbuto zawe, ni ukuri ngo ukuri inzira ku murimo. Iri jambo ry'Imana rikweze kandi rigutunganye, rinaguheshe kuba mu mwanya. Wambabariye niba ushaka ibya Yesu ukaba muri we, ko nuba muri we azakugabira, nuba muri we kazagukorera igitangaza. Ntacyo mushinza, kuko yankuye Lodebari kwa Makiri, ngewe wari ugiye kuba umubikira. Imana idutabare cyane, angirira neza, yemera ko hari ahandi anyuza, matambuka neza. Uyu munsi ndi umugabo wo guhamya ibya Yesu, nzamuvuga kuko ntacyo atwaye. Naho yakugerageza abagucunda gushakamo amavuta, waretse Imana mukabana neza,
ibyo usaba byose kazabiguhereza. Narenje kukubwira ngo nuba muri Kristo icyo uzasaba uzagihabwa, ariko nuvuga ngo uri muri we abantu tuzategereza ko ibyo wasabyo bihabwa. Reka da, hari kamere izaba itarakuvamo. Abantu mufite kamere mwihane kuri kamere, Yesu mu icyo kibanza, iyo kamere muyimuhe ayitware nawe afate ikibanza muri mwe. Reka dusenge Imana. Wingukiye kuri iri jambo ry'Imana, nukuri soma iyi Yohana 15, nukuri izakwatuza, izakurondora, izaguha urufatiro rw'ubugingo. Turagushimiye Mwami Yesu, twebwe turemeranywa nawe ko uri Kristo umwana w'Imana, nta nubwo tuzakuvaho. Nyemerera cyane abantu bahindurwe n'imiburo yawe, nyemerera cyane abantu bahindurwe naga Yesu Kristo w'i Nazareti, bahindurwe n'agakiza kawe hano ku Bugingo Bwiza TV. Reka abantu bahakirire, reka abantu bahabonere ubutabazi. Uzahagera arushye azaharuhukire, uzahagera ashonje azashire inyota, ukeneye guhumurizwa ahumurizwe nawe. Nyuma y'ibyaha hari ubugingo. Mu yandi magambo y'umuntu yigejeje nta rubanza bamufitanye. Reka tugume muri wowe, tugendere muri wowe, dukorere muri wowe, tuvugire mu ijambo, duhanurire mu ijambo, tubwirize mu ijambo, twihanire mu ijambo, tuzabona ubugingo buhoraho. Ndagushimiye kuko ubikoreye kwiyubahisha none n'iteka ryose. Amen. Ni Evangeliste Mukaribia Pascazi, ndabakunda n'ukuri. Arakoze cyane mama wacu kubw'ijambo ryiza abwiye isi yose muri rusange, kandi buri muntu wese yumvishije icyo akwiriye gukora. Igihari ni ukuguma muri Yesu, kandi amagambo yose, ibikorwa byose, uburyo tuvuga, uburyo dukora, uburyo tubwiriza, uburyo dusenga, tukabikora muri Yesu. Hanyuma ibintu byose tumukeneyeho, ibintu byose dusaba azabiduha. Rero arakoze cyane, kandi Imana imuha umugisha. Reka atange nimero ziwe, umuntu wamukenera akazamuhamagara akamufasha bitewe n'icyo amukeneyeho. Imana ibahe umugisha. WhatsApp yanjye ni 078 7 7 9 4 5 4 9 78 7 7 9 4 5 4 9. Nikoresha guhamagara hano kuri WhatsApp. Imana iduhana umugisha. Shalom.